basanzwe bakozeho ku kiryoshye. iyo rero basanzwe bakuzo ku kiryoshye nuvuga ngo ufite umukorogoro uzana ibiryoshye ndetse birusheho. Niba uyu munsi wazanye indirimbo iryoshye ubundi abantu babahora bifuza ko uhora ukora icyo twita donc perfect. Abantu bashaka ibintu binoze kurushaho. Uyu niyo mpamvu icyo kizanye ikintu akavuga ngo wow komerezaho. Komerezaho great. Komerezaho. Nawe icyo gihe uravuga uti ni uyu munsi razanye indirimbo igakundwa n'abantu 100,000 nka Ivona kuri TMI nabo tumwacha gihe byari bishyushye. Iyo ni indirimbo yahitinze cyane mu gihe cya TMI muri 2016. Ariko nyuma yaho nta ndirimbo twigize tumubonamo nkuko aho twamubonaga cyangwa se ngo amasezerano y'Imana arahari. Wajya utanga ingero za bampuye impundu hani Marie ba Jacques Mwizerwa hari n'abandi benshi n'amakorari niko bimeze. Hari amakorari y'abastari Jesus Ambassadors of Christ ntabwo ijya ari izina ryumvikana hano mu Rwanda gusa ahubwo ryumvikana hano muri East Africa. East Africa Ambassadors imaze navuga ngo kubaka izina ugiye muri Uganda ukajya muri Tanzania ukajya muri DRC ukajya muri Burundi ibihugu byose duhana imbibi ndetse n'ibindi byo hirya no hino. Ambassadors navuga yuko ni korari yubatse brand cyane mu nivuga butumwa ry'Abadventiste cyane. Turabasuje cyane bakunzi ba Ibambe Info Network. Uwiteka akomeza bane namwe kandi ndizera ko mumeze neza. N'abatameze neza kandi Uwiteka arabigenza neza ndabizi mukomeze mu mwizere. Kuri mikoro muri kumwe n'abaganizi Miriam mu kiganiro tugiye kugira ariko noneho dufite umutumirwa ngira ngo abenshi muramuzi n'abatamuzi bamuzi kuri radio. Turi kumwe n'Uwimana Valence akaba ari umunyamakuru kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro ngira ngo abenshi muramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twamutumiye kugira ngo tuganire byinshi adusobanurire byinshi. Ikaze Valence. Urakoze cyane. Tuguhaye ikaze kuri Ibambe Info Network. Murakoze cyane nanjye mbanje gusuhuza abakunzi ba Ibambe Info Network mudukurikiye abari mu Rwanda bari mu mahanga mwese aho muri rwose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Aha ngira ngo mwamwiyumviye n'ijwi ntago mbatuburiye rimwe byumvishe amatagira ngo nabaturiye. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri byinshi bikunda kugaragara kandi bivugwa cyane mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi. Abahanzi cyane nako n'amakorari mbona bisigaye biriho cyane ugasanga umuhanzi araje arakoze cyane pe naho agiye kurimba abantu bakaza ari benshi cyane bakamwishimira mu gihe runako umuhanzi ntidukomeze kumubona nkuko turi kumubona. Yego wenda ntabwo twavuga ngo aburirwa irengero kuko hari igihe ashobora kuba ajya kuri stage ahantu runaka ashobora kuba asohora indirimbo ariko adakora nko kwa kundi tumuzi. Yewe wenda bashobora kubisobanura ko batakibona. Hari abashobora kuvuga ngo yaburiwe irengero kubera iki ntago tukimubona nkuko twamubonaga. Urugero nka Vumilia abenshi ndabavuga mu izina nka Vumilia ari gukora muri iyi minsi ngira ngo uri kubibona cyane kuko kuba mu mpano no kuramya ubona ibikorwa bye ahantu ajya kuririmba indirimbo asohora ama video ye YouTube channel ye irakora cyane. Ngira ngo niwe muhanzi dusigaranye uri gukora cyane mu itorero ryacu. Igo nabandi bahari ariko ndi kwita kubazwi cyane kubavuzwe cyane. Hari abahanzi benshi bagiye batandukanye rero. Harimo ntacyo ngushinja ariko bose twaravuganye bambwira ko bakora ariko gukora kwabo nako tubona cyane. Hari Mwizerwa Jacques, hari Yvonne Uwase, hari Fanuel Bigirimana, hari Yvonne Millionnaire, hari Mahoro Isaac n'abandi benshi nabashije kuvuga. Ugasanga urugero araje arakoze cyane pe nka Ivona kuri TMI nabo tumwacha gihe byari bishyushye. Iyo ni indirimbo yahitinze cyane mu gihe cya TMI muri 2016. Ariko nyuma yaho nta ndirimbo twigize tumubonamo nkuko aho twamubonaga cyangwa se ngo amasezerano y'Imana arahari. Nyuma yaho donc gusa arakora ashyira n'indirimbo kuri YouTube channel ariko ntabwo akora nkuko byahozeho. Tukibaza tuti biterwa n'iki? Urakoze Miriam.
reka mbanze mbere na mbere ngushimire ko kuvuga kuri iki kintu ari ingenzi cyane, kuko iyo witegereje mu bahanzi cyangwa se mu makorari hari bamwe ubona bagenda bigura intege nabwo ku mpamvu runaka, hari n'abandi ubona bashyiramo imbaraga cyane. Rero uko byamera kose kuri buri ruhande haba hari impamvu zibitera. Hari igihe ujya kubona korari iravutse, korari igasohora ibihangano, korari ikaririmba, korari igakora ingendo z'ivugabutumwa, korari igakundwa, ariko nyuma y'igihe runaka igasa n'icecetse, abantu bagasa naho bagira ngo ahari ntigikora. Ibyo ni nako bishobora kugenda ku muhanzi, abo twita abasoliste baririmba ari umwe cyangwa ari nka babiri. Ibyo nabyo tugenda tubibona nk'uko umaze gutanga ingero zitandukanye. Uribaza rero uti ese bishobora guterwa n'iki? Ubundi reka tubanze twibuke ko aba bantu bari mu mutaka w'icyo twita gospel music cyangwa se indirimbo z'Imana. Abantu rero kenshi baririmba indirimbo z'Imana cyane, wenda nk'uko unabivuze cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ntabwo ari abantu baririmba just to make money cyangwa kugira ngo bibinjirize. Bivuze ngo bo basohora umutungo ugomba gukoreshwa kugira ngo ibyo bihangano biboneke, n'izindi gahunda zose zigendanye n'ivugabutumwa rinyuze muri ya gahunda y'indirimbo. Ariko umuntu avuze ko binjiza, navuga ngo mu buryo bw'ubukungu cyangwa se mu buryo bw'uko icyo basohoye hari ikindi bunguka mu buryo bw'amafaranga, naba mbeshye. Twese tuzi ko biba biri mu mutaka wo kuvuga ngo turi gukorera Imana, kandi ibihembo byacu ntabwo biri muri iyi si. Ibihembo byacu si amafaranga, ibihembo byacu si ugukundwa n'isi yose ngo ubikirangirire. Nubwo ukunzwe ntabwo ari bibi, ariko ibihembo byacu akenshi tuvuga yuko ingororano zacu tuzazihabwa isagarutse. Ifare nkuciye mu ijambo ho gato aho ngaho uratujijishije. None se cya gihe twari tubazi ko bakoreraga iki? Aho rero niho nari ngiye kugera. Mbere na mbere mbanje kugaragaza yuko ntabwo umurimo baba bari gukora, ntabwo intego ya mbere ari ukugira ngo babone izo nyungu navuga za hano kuri iyi si. Bitandukanye na secular. Iyo mpamvu nabanje kuvuga ntaba bantu bari mu mutaka wa gospel, sibyo? Bitandukanye na secular. Secular umuntu arakora indirimbo agashaka ibishoboka byose akayipromotinga, akagira gute, akajya mu itangazamakuru, kubera yuko iyo ndirimbo hari aho izamuvana mu by'ubukungu ikagera n'aho imugeza. Ariko siko bimeze mu byobokamana. We mu byobokamana nubwo yaba n'umusitari, inyungu ya mbere areba, aravuga ati ubutumwa ndi kuririmba bwo gukiza imitima y'abantu bwageze kuri benshi. Uko indirimbo yanjye imenyekana cyane, niko na ya ntego yo gukiza imitima y'abantu iri kugerwaho. Ntabwo bityo rero ko ari bwinjiza amafaranga menshi. Noneho rero wavuze uti hari igihe kigera umuntu yarahitinze, ibyo bita hiti. Yarahitinze cyane, wajya utanga ingero za Bampoye Impundu, Hani Marie, ba Jacques Mwizerwa, hari n'abandi benshi. N'amakorari niko bimeze, hari amakorari y'abasitari, Jesus Ambassadors of Christ. Ntabwo ijya ari izina ryumvikana hano mu Rwanda gusa, ahubwo ryumvikana hano muri East Africa. East Africa Ambassadors imaze navuga ngo kubaka izina. Ugiye muri Uganda, ukajya muri Tanzania, ukajya muri DRC, ukajya muri Burundi, ibihugu byose duhana imbibi ndetse n'ibindi byo hirya no hino. Ambassadors navuga yuko ni korari yubatse brand cyane mu ivugabutumwa ry'Abadiventiste cyane. Ibyo icyo bivuze ni iki? Kuba hari igihe kigera bagasa n'abacecetse, ukaba wamara umwaka utakibumva, cyangwa se imyaka 2 cyangwa ingahe. Hari nge ndabivuga nk'umusesenguzi, ntabwo mbivuga nk'ubavugira cyangwa nk'umuririmbyi. Ndabivuga nk'umuntu uhura nabo cyane. Icyo mbona hari igihe ashobora kugeraho ya mafaranga
bimusaba uko azamuka umurimo ushobora kumubana mugari cyane. Uko abantu bakunda ibihangano bye ari benshi cyane bimwongerera umukoro wo gukora ibinoze. Icyo ni icyambere, kandi ibinoze birahenda. Muswere navuze ngo cyema cyagiyuza akeza karigura. Nuvuga ngo uko arushaho kumenyekana cyane bimuha umukoro wo gukora ibirenze. Yego. Kwa gukora ibirenze rero akenshi bimusaba ko wa mutungo yakoreshaga ugomba kwikuba, niba ariko nabivuga, cyangwa ugomba kuba mwinshi. Bikaba hari aho byagera rero akaba yabona wa mutungo nyine bitoroshye, akaba yavuga ati ibintu ko kubinagamo amafaranga menshi ko ntayafite, reka mbe nse n'uryamye mbe nisinziriye, cyangwa se mbe ncecetse nzongera kubijyamo, wenda hari indi nivo y'ubukungu mbona nagezeho yatuma mbasha gukora ibyo nsabwa birenzeho. Bikaba ariyo mpamvu banga no kujya mu itangazamakuru. Icyo nacyo cyaba impamvu. Uretse ko ntabatekereza, ariko ngewe niko mbibona. Ariko indi mpamvu nanone wenda nko cyo kutajya mu itangazamakuru cyane, ibyo nakubwiraga. Icya mbere, mu itangazamakuru urajya mujyanyemo iki se nyine? Kuvuga ngo nyine mu itangazamakuru, uko mu itangazamakuru twe tumeze, iyo uje mu itangazamakuru duhora tukwishyuza. Kuko iyo aba listeners bacu cyangwa se abadukurikira bakubuze, natwe baratubwira bati kanaka ari he, tukaza kugushaka. Yego. Kandi iyo utangaza ibikorwa byawe, iyo ugeze kuri kimwe tukubaza what is coming next. Ni iki kigiye gukurikiraho. Ariko wenda nk'urugero nka baranavuze nabajije, hafi ya bose nta udafite indirimbo nshyashya ya audio yasohoye. Kandi vuba atashize n'igihe kinini cyane, bose barazifite bien sûr. Ariko ukibaza uti za ndirimbo zihererahe. Ashobora kuyisohora ariko akavuga ati njyewe icyambere iyi ndirimbo niba nayisohoye nkayishyira kuri radio, nkayigeza kuri YouTube, sasufi birahagije. Sinkeneye kuba umusitari, jewe nasohoye ubutumwa, sinkeneye kuba umusitari. Abantu bo mu by'Imana kurwanira kuba umusitari ntabwo babirwanira. Kujya mu itangazamakuru intego ya mbere ni ukugira ngo ubutumwa nyine buri muri iyo ndirimbo bugere kure. No kugira ngo bugere kure. Niyo ntego ya mbere. Ntekereza ko iyo akoze indirimbo ujya wumva ko nge na mugenzi wanjye dukorana mu kiganiro Impano no kuramya Celestin Habimana, dukunze no gushishikariza abahanzi b'abadivantiste, abaririmbyi b'abadivantiste, yaba amakorari yaba abahanzi ku giti cyabo. Icyo nyibazi dukunze kubabwira tuti ntimugatekereze yuko ubutumwa burangira ku ijwi ry'ibyiringiro ariho mugomba kuzana ubutumwa gusa. Nubwo n'ahandi babasaba amafaranga, yenda ku bindi bitangazamakuru ashobora ko basaba amafaranga. Birashoboka. Mujyaneyo ibi bihangano, kuko ubutumwa twahamagare kubwirizwa ntabwo tububwiriza abadivantiste gusa. Ahubwo Yesu yaravuze ngo mugende mu bihugu byose ku isi mubwire ubutumwa bwiza abaremwe bose. Mu yandi magambo ni ubutumwa budaheza. Ni inclusive. Ubwo rero je numva akenshi cyane icyo. Hanyuma urumva kuba rero ibyo bikorwa by'ivuga butumwa rinyuze mu ndirimbo bisaba amafaranga, kandi muri iki gihe kugira ngo ushyire indirimbo nziza kuri YouTube bigusaba amafaranga, yaba ari ya video, yaba ari uburyo bwa lyrics, yaba ari uko byagenda kose. Yego. Iyo ukoze igihangano kibishye, abantu akenshi abantu nta nubwo bakitaho. Noneho bari basanzwe bakozeho kukiryoshye. Iyo rero basanzwe bakuzeho kukiryoshye, ni ukuvuga ngo ufite umukoro wo guhora uzana ibiryoshye ndetse birusheho. Niba uyu munsi wazanye indirimbo iryoshye, ubundi abantu bahora bifuza ko uhora ukora icyo twita donc perfect. Abantu bashaka ibintu binoze kurushaho. Uyu niyo mpamvu icyo cyane kintu akavuga ngo wow, komerezaho great, komerezaho. Nawe icyo gihe uravuga uti niba uyu munsi urazanye indirimbo igakundwa n'abantu 100,000, ubutaha nzanye iryoshye kurusha igakundwa n'abantu miliyoni. That is great. Niyo mpamvu rero noneho rero urumva ko uko urushaho kuzana ibintu byiza cyane biguha umukoro wo kurushaho n'ubundi nyine gushaka
navuga ngo ubushobozi bwo kugira ngo ukore nyine ibyo biryoshye kurushaho kuko ibyiza birahenda burya Miriam tujye tubyemera mperutse kubwira abantu nti nimba indirimbo nziza y'amashusho karite ya mbere niba hari ishobora gutwara miliyoni ari indirimbo imwe wowe ugakora indirimbo y'amashusho itwaye 100,000 ubwo se urumva ibyo bintu ntaho byahura kandi burya nubwo waba uzi kuririmba gute cyangwa ufite inganzo ityaye gute ariko nanone hariho ahandi hantu biba bigomba kunyura kugira ngo birusheho kugenda neza ushobora kuzi kuririmba neza ariko indirimbo yawe igapfira muri production umuproducer ari adashoboye cyangwa se mu yandi magambo ukaba wanayihimbye neza wayanditse neza ariko utazi kuyiririmba nabyo byaba ari ibibazo urumva rero aho hose rero biba bisaba agafaranga Miriam nigira icyo nakubwiye rero usibye ko wenda YouTube ku bantu basigaye bakoresha uburyo bwo gushyira indirimbo zabo kuri YouTube hari aho wenda iyo imaze kuba indirimbo zarebwa cyane hari ikintu ushobora kubona mu buryo bwa YouTube hari icyo ushobora kuguha ariko amakorari menshi cyane mvuze nko mu makorari yo mu itorero ry'Abadventiste amakorari menshi cyane ntabwo navuga ko ntabwo aragera ku rugero rwo kuba afite za channel zigira icyo ngira ngo ahubwo barabihugukiye ubu nibwo bari kubimenya bari kubikora cyane ariko juste baracyari bake nk'ubu ugiye kubabarusha no kubabarura ugasanga baracyari bake cyane n'ubundi zako ya makorari afite ibihangano birebwa cyane ni yandi yubatse izina mbere yego ariko rero kugira ngo ubake izina indirimbo zikundwe zirebwe cyane kuri YouTube bisaba igihaha bisaba gukora cyane kandi ugakora uhozaho byandi wavugaga nusora indirimbo imwe mu mwaka ugaceceka abantu bagira bakakwibagirwa bisaba rero ngo uhozeho amboneho nanashimire bamwe mu bahanzi cyangwa se n'amakorari basigaye barafashe navuga ngo umuco wo kuvuga bati urabona mbere hari ukuntu umuntu yakoraga album yose indirimbo nka 12 agahita zose afata agahita ashyira kuri channel zose ko zakabaye ariko amakorari yamaze kubona uburyo bwo gukora neza aho bafata indirimbo imwe akayishyiraho kabanzi karebwa abantu bakayibona yabona abantu bamaze kwireba wenda nk'ibihumbi 100-200 hashira nk'ukwezi cyangwa by'umwe runaka bari kumwishyuza indi muri comment icyo nacyo ni impinduka nziza icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane navuga ngo amakorari yateyemo imbere ariko rero nk'uko abivugaga ntabwo Yesu aravuze ngo abantu bakomba gukora badacogora tugomba gukora umurimo w'Imana kandi ntiducogore ndetse kandi ikindi mbona nk'uko nabivugaga njye mbona harimo challenge ku baririmbyi cy'abahanzi niba sohoye indirimbo bimutwaye amafaranga ariko nyuma y'igihe akabona arasabwa kuzana indi kandi nabwo ni ya mafaranga kandi akubwiye ko bo barasora ariko ntago binjiza icyo gihe bakeneye icyo twakwita abaterankunga niko nabivuga icyo gihe baba bakeneye navuga ngo ababashyigikira muri uwo murimo babandi bareba ibihangano byabo babandi babikunda niba koko ibihangano bye byarakunzwe ahubwo nge mbona hakiri umukoro ku bantu bitwa ko ndirinda gukoresha ijambo umufana kuko iryo jambo umufana ntabwo ryumvikana neza mu bintu by'ivugabutumwa mu bintu by'Iyobokamana ubundi nta bafana babamo habamo abakunzi b'umurimo bashobora gushyigikira umurimo abakunda umurimo w'Imana icyo rero navugaga babantu bitwa ko ari abakunzi b'umuhanzi runaka ndikwirinda gukoresha izina ry'umuntu cyane yego nta kibazo abantu nubwo nge harabona bashobora nta kibazo abantu bitwa ko bakunze umuhanzi runaka kugeza ubwo banamwita n'umusitari kuri bo ariko bakaba bazi yuko bareba indirimbo ye cyane baramukunze aho kugira ngo bafate umwanya wo kumwishyuza bavuga ati yarazimye ahubwo nibamutera inkunga nibambwiye ko twiteguye kugutera inkunga bose babwirwa n'iki ko ikibazo ari inkunga ikenewe kandi batakubona nanone burya urabizi ko umuco hari ikintu abantu birinda kugira ngo kibe kitagaragara nko gusabiriza ahubwo umuhanzi nibateguye konseri reka tubanze tureke abantu bamushyigikiye bamutera inkunga ubwo wenda niba konseri hari umuhanzi wigize kumenyekana cyane se ubu ushobora kuba wumva ko hari konseri aheruka
kereka Isaac Amahoro. keretse Isaac Amahoro niwe njya nkunda kubona burya nta n'umwaka Agira hari ushobora amakonseri. gutambuka adakoresheje konseri kandi konseri ze zikunze no kugira impinduka cyane kuri sosiyete cyo twita impact ko burya niba akoze konseri ukumva yatanze mituweli z'abantu nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 cyangwa ukumva yatangiye abantu nka 300 mituweli ibyo biba bifite impinduka ngira ngo n'abandi bajya bakora gutyo nibura bakaka ubufasha bagashyigikirwa ariko ibikorwa bakora bigaragarira abantu kuko ubundi ivugabutumwa twemera ko ivugabutumwa ryiza ntabwo ari iry'amagambo gusa Yego. ni ivugabutumwa rijyanye n'ibikorwa wiza ngo ubwire abantu ngo Yesu arabakunda kandi inzara iri kubica wowe uri kwirenza umureti buri gitondo saa sita ukarya inkoko Abandi inzara ibishe ngo Yesu wowe arabakunda. uzubwira umuntu ngo Yesu aragukunda kandi yaburaye. na Yesu haraho yageraga avuga ubutumwa yasanga abantu ari ngombwa ko abanza kubagaburira kugira ngo bumve icyo ababwira akabanza agafata imigati akayitubura amafi yarangahe akayatubura haraho yageraga agasanga umuntu wenda indwara z'umubiri zaramurembeje kavuga ati uyu muntu ntabwo namubwira ubutumwa kandi indwara y'umubiri arimo kuribwa reka mbanze muvure ibyo bikorwa rero by'ubugira neza iyo bijyanye n'amagambo y'Imana bigira imbaraga ariko impamvu ubona abantu benshi cyane babwiriza ubutumwa ariko ntibugire imbaraga n'umusaruro nuko ari ku rurimi gusa nuko ari ku rurimi gusa rero ivugabutumwa rigendanye n'ijambo ry'Imana ariko riherekejwe n'ibikorwa ibikorwa bitari byo kwiyerekana ibikorwa byo kureba umuntu ukamenya igikwiye icyo akeneye ukakimufasha ibyo nibwira yuko ari ibintu by'ingenzi cyane birakwiye rero haba no ku bahanzi ndetse no ku baririmbyi kandi tuya tubibona ahubwo twavuga tuti ni byiyongere hanyuma rero kandi icyo bavugaga rero nyine ntabwo umutari kugenda ngo umuntu avuge ngo bivuyemo agende yicecekera ati nabuze amafaranga yo gukomeza gusohora ibihangano ahubwo nibwira yuko icy'ingenzi nuko umuntu akwiye kuba yanategura nk'icyo gitaramo akavuga ati mu nkore fundraising saba inkunga yo kugira ngo nkomeze umurimo hari aho nageze wenda kuko korali ikora fundraising ikavuga iti dukeneye ibyuma bya korali dutera inkunga tugura ibyuma bya korali cyane rwose kandi abantu bakayishyigikira cyane ibyo twaragiye tubibona cyane ariko hari abantu bavuga ko impamvu cyane cyane abahanzi wenda amakorali yo twajyamo nyuma ni ibivugwa yego abakobwa bacu iyo barongowe uko twababonaga ari abakobwa uko bakora wasanga n'ejo bundi Miriya nawe tumubuze urakoze Miriya ati abagabo bacu nabo b'abahanzi bararirimba igihe bashaka inshingano zikaba nyinshi tukababura ntabwo tuzi nyine impamvu bikunda kubaho iyo abantu bamaze gushaka ibintu by'imiririmbire n'ibikorwa byinshi wakoraga bijya hasi cyane urakoze Miriya kuri icyo kintu uvuze nacyo n'indi mpamvu niyo mpamvu navuze nti twabirebera mu nguni nyinshi apana inguni imwe urumva hari icyo kigendanye n'ubushobozi navuze ko umuntu agenda impano yaguka ubushobozi nabwo bukenerwa kugira ngo akore umurimo bukageraho buba bwinshi ariko n'icyo uvuze hari igihe tuba dufite abahanzi ugasanga umuntu yari ingaragu ejo bundi yamara kubaka urugo agize umuryango urumva inshingano ziyongereye icyo gihe nabyo umwanya kuko ibi ni ibintu bisaba amafaranga bigasaba igihe bigasaba impano yawe urumva icya kane bigasaba ko nawe ufite amagara mazima urumva ari za nkingi enye z'ubusonga ibyo byose rero kuba mbere ufite amagara mazima urumva ntabwo nawe waba waburaye ngo ujye mu byo guhanga waba waburaye ukajya mu byo guhanga wabanza ukajya gushaka icyo kurya mbere na mbere hanyuma icya kabiri ni icyo mvuze cy'igihe biramusaba igihe hari aho bigera rero umuntu akaba afite n'amafaranga pe ntacyo abuze ariko igihe kuri we kikaba ari ikintu kitamworoheye hari n'uburyo inshingano z'umuryango ziyongera urumva mbere yari ingaragu azanye umufasha cyangwa se yashatse umugabo barabyaye Imana ibahaye umugisha w'urubyaro kwita ku muryango ntabwo nacyo ari ikintu
nanone ugomba kujya hariya ngo ugifate nk'ikintu cyoroshye. ibyo reka aba byaba challenge kuri bamwe, bituma niba yasohoraga indirimbo imwe buri kwezi bigera ku rwego ko ashobora gusohora indirimbo imwe mu mwaka, cyangwa se akaba yanayisohora rimwe mu myaka 2. Niyo mpamvu rero mbona ahubwo nabo wavuze ahubwo nge mbona bakigerageza cyane, kuko hari n'abazimye, hari n'abamaze imyaka nk'icumi, abazimyemo ni benshi. hari n'abazimye rwose ushobora kuvuga uti yabivuyemo burundu, ahubwo ubanza haratakiri bibamo. Barahari benshi babivuye. Abo wavuze ba Yvonne nge mbona ahubwo bagikanyakanya cyane. Ariko uribuka bigira imana kwinzi itava. Ariko bigira imana urabyibuka ko kwinzi itava yarahitinze cyane, ubizi ko nabari mu bantu bagikanyakanya, ntagashobora kumara umwaka atarashyira indirimbo kuri YouTube cyangwa amezi. Jacques Mwizerwa buriya nubwo nawe twavuganye ambwira ko asohoye indirimbo vuba. Buriya Jacques Mwizerwa nawe hari ukuntu agira gutyo ukabona yishyizeho nubwo ataratangira gukora amashusho cyane. Nibyo nigeze kuvuga, umuheruka ngo sinabayeho kumanuka oya. Buriya wenda nka Jacques Mwizerwa wenda ikintu tumwitezeho cyane, ni ugushyira agaragara indirimbo z'amashusho. Ariko iyo webye usanga kuri channel ye indirimbo z'amajwi arakora ubona ko agenda ntacyo ngushinja, hari ntacyo ngushinja, yambwiye ko hari yari gutegura. nigeze kubona yashyiraho n'indirimbo kuntu mbona. Ariko abenshi nakurikiye indirimbo zabo basohoye vuba, usanga zitafite umwimerere cyane nk'izazi izo ndi kwibaza. Icyo nacyo rero ni ikindi, niyo mpamvu nakubwiraga ngo birasaba igihe, kuko inganzo ntabwo wahora mu nganzo. Umuntu arakubwiye ngo ngiye ngo buri cyumweru nsohora indirimbo, buri cyumweru nsohora indirimbo, nabyo buryo uzabyibazeho, kuko gukora indirimbo ntabwo kwandika indirimbo, kuyijyana muri studio, byose handi banyuze bayicuranga n'ibiki, kwirepeta, ntabwo ari ibintu byoroshye. Rero ko n'umuntu asohora indirimbo buri cyumwe, cyetse wenda yaramaze igihe kinini wenda adakora, ariko uzikora igihe kikagera akavuga ati ubwo nzifite haranzirunze ari 5 cyangwa ari 10, ubwo buri cyumweru ndajya nshyiraho imwe cyangwa buri kwezi. Ariko kuvuga ngo buri cyumweru arajya himba indirimbo, ayikore muri studio, ayisohore buri cyumweru yahizanye, buri cyumweru yahizanye, ubwo urumva ko iyo nganzo nayo twayikemanga. N'ubwo ngo karite yayo ntago twaba twumwizeho karite fatika, ko burya umuhanzi nawe ni nk'umutetsi, bisaba ko abitegura neza bigashya, akabigaburira abantu bihiye. Ni Safari bikaba wenda bigize guhitinga nubwo dusanze bagikora katube tubavuyeho. Hari abahanzi benshi mu itorero ryacu bakunda kuririmba, banayemezemo igihe ariko batavaho bari. Yego, uko kutavaho ari nyine ushatse kuvuga iki? Kutavaho ari uravuga wenda se wenda umuhanzi ngo asohoye indirimbo abantu ntibayizi, ntibamuzi, yewe ari no kugerageza agakora concert urumva, ugasanga abenshi bo mu cyaro nabo ntibazwi, kandi ukumva ni abana bagerageza cyangwa se abantu bakuru bagerageza. Ngenda baza abantu benshi baririmba, baziterwa na cya kintu nakubwiye nyine cy'ubushobozi, kuvuga ngo kandi basohora bakakora na concert ikimwe cyo cyangwa biterwa naho bari. Icyo nemera aho bari byo ntago mbyemera. Ngiye kuguha urugero, kadufate ku rugero rwa vuba, korari Inyenyeri z'Ijuru iriya hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda, i Nyamasheke mu ntara y'Ivuga tumwe Mahembe, ku itorero rya Mahembe. Iriya korari ntabwo abantu bari bayizi imbere ya corona. Kandi icyo gihe nakoraga mu kiganiro, ariko nta muntu wari uyizi. Impano no kuramya ku rubuga rw'abahanzi. Ariko mu gihe cya corona, insengero zifunze, ahantu hose abantu bari muri guma mu rugo, lockdown imeze nabi, korari yarakoze. Nibwo korari yamenyekanye kuruta izindi zose zabayeho. N'uyu munsi wa none ni korari uvuga izina, nese tuvuge ko ari uko yamenyekanye kubera corona. N'utari umudivantiste ahita kubwira ati iyo uvuze ngo corona, iyo icuranze ndirimbo coronavirus, ahita yumva cyane. Nigeze kujya mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge icyo gihe, mu gihe barimo bakira korari yari igiye kuharirimba,
nawe yahatumiwe nyine yaje muri icyo giterane aravuga ati korali yaradufashije mu rwego rwo gufasha abaturage ati iyi ndirimbo yabo ya coronavirus yaradufashije cyane mu kumvisha abaturage ibya corona urumva niba rero indirimbo igenda n'abatari abadivantiste bakayumva kandi swati binyuze kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro swati binyuze kuri YouTube channel ako vari tukiraho hari akantu njya nibaza ugasanga inyenyeri z'ijuru yanditse indirimbo kuri YouTube channel irebwe n'abantu miliyoni cyangwa se reka tuvuge mu kwezi nk'ibihumbi 10 yego ugasanga ambassador so indirimbo mu gihe cy'ukwezi irebwe n'abantu ibihumbi ejo bundi nasanze mu gihe cy'ukwezi n'ukwezi n'igice n'ukwezi yego abantu ibihumbi bari hafi kuza miliyoni yego urabura 200 na akuza miliyoni ugasanga indi korali runaka isohoye indirimbo mu kwezi irebwe n'abantu 1500 yego ibihumbi 2000 hari ishobora kumara umwaka ugasanga mu mwaka imaze irebwe n'abantu 1000 cyangwa 1500 ukibaza kandi ugasanga andi barebwe n'5 baririmba neza pe indirimbo ni nziza ifite ubutumwa ifite amajwi meza ifite umuziki mwiza ntibaramenyekana nyine ntibaramenyekana ari bose nabi Kigali nawe erega gufata indirimbo kayikubita kuri YouTube abantu benshi bibwira ngo namenyekana reka da ntago bisoba niyo mpamvu itangazamakuru ririho niyo mpamvu itangazamakuru ririho ubu yongeye kuri radio nkabwira abantu nti hari indirimbo yasohotse ya korali ni kuri YouTube mu gihe umuyirebe nabanyivugiye kuri radio ijwi ry'ibyiringiro byaba bitangarijwe ku yindi radio ari yose yaba ya hano mu gihugu yaba radio mpuzamahanga burya nuvuga ngo babantu ubahaye ubatungiye agatoki aho bajya kureba ya ndirimbo wa muntu heruza agakubita indirimbo kuri YouTube channel ye akiryamira iyo ndirimbo ishobora no kumara nubwo yaba ari nziza gute nubwo yaba ari nziza gute ishobora no kumara umwaka kuko icyambere gushyira ikintu kuri YouTube channel ntibihagije abantu bazi ko ariko ahubwo hagomba kubaho n'uburyo bwo gusangiza cya kintu abantu niyo mpamvu habaho ijambo share urabona ko kuri YouTube handitseho ijambo like share hari naho bashyira comment hari naho bakorera subscribe burya rero umuntu washyizeho turatuntu ntabwo yapfuye kubishyiraho gusa nuvuga ngo ukeneye ko iya ndirimbo ugira abantu uyisangiza binyuze muri za mbuga nkoranyambaga kugira ngo bamenye ko hari umuntu uvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ni ukuvuga ngo abantu bakeneye kumenya amakuru ko hari icyageze kuri channel yawe kuko kuri channel yawe abantu bazabimenya ko hari icyagezeho n'aba subscribers none se kuri umutangizi muri channel yawe ikaba ifite aba subscribers n'urugero 500 byane magambo abo bariho nibo bafite kumenya icyo ushizeho ariko abandi batasubscribinze kuri channel yawe ntago bafite kubimenya keretse batungiwe agatoki bati hari icyagiweho hari cyagiyeho niyo mpamvu habaho uburyo bwo gukora share no kuba wajya mu itangazamakuru ukabwira abakurikira icyo gitangazamakuru uti hari indirimbo ya kanaka yasohotse abafitiye gahunda zimeze gutya iyo ndirimbo irimo ubutumwa bumeze gutya bivuga uko nawe yabikumenyesheje byinshi nataza mu itangazamakuru nyine ntabwo bizamenyekana niyo mpamvu bavuze utari korali ishobora gusohora indirimbo rwaba ari nziza ikamara umwaka irebwe n'abantu 1000 indi kamara imyaka rero icyambere hari amakorali cyangwa abahanzi iza YouTube zaje n'ubundi bafite uburyo bamaze kumenyekana abantu babazi bisare bihumiye ku mirari n'ubundi abantu bakajya muri YouTube bagiye kureba yakorali nsanzwe nzi ubundi reka ndebe ari ikintu gishya iherutse gusohora kuko n'undi nsanzwe nyikunda wowe rero uje nyuma biragusaba nawe imbaraga uzazivana he sohora ibintu niba sohora ibintu byiza jya mu itangazamakuru niba uri mu rusengero bwira abantu utari indirimbo hari ubutumwa buri mu ndirimbo bwafashe imitima y'abantu kandi kandi nabonye keza kubwira umudije wo kurusengera akayicuranga cyane abantu bakayumva ibyo rero hari abantu bajya baduhamagara kuri radio batubaza ati ko hari indirimbo numvise kuri radio iyi ndirimbo yabiri kuri YouTube ngo ni yabande se bari kuri YouTube wasanga utabizi nyine kuko batabikumenyesheje kandi ikintu dukwiye kumenya Miriam ndabyibuka hambere abantu bagicuruza amasede n'iki aba DJ batanga indirimbo ku maflash na za memory card
byabagaho, ariko ubu kubera ko indirimbo abantu bamaze kumenyera yuko abantu bose indirimbo bahita bazishyira ku ikoranabuhanga, nta muntu ugitekereza ngo najya gushaka ngo indirimbo ngo ku mu DJ ngo oya. Kandi ufite smartphone yawe urajya kuri YouTube wandikemo ngo korari runaka nzi, cyangwa se niba ari indirimbo bakubwiye wandikemo uhita uyibona icurange utagombye no kujya kure. Aha, twisubire kuri babahanzi bacu rero nakubwiraga ubona nyine batamenyekana. Ndi kwibaza nje nkunda kwibaza biterwa n'iki, kandi ukabona bakoze konseri yayikoze yego ebana nako atagize, ariko ukabona wapi. Hari ibintu bibiri cyangwa se bishobora no kuba bitatu. Ikintu cya mbere, karite y'ibihangano, ko gukora konseri ntibivuze ko indirimbo zawe ari nziza. Urakora igitaramo nk'umuntu uri kwamamaza ubutumwa, ariko hari igihe karite y'ibihangano byawe ishobora kuba itaranoga. Akaba ariyo mpamvu aba babahanzi hari benshi uzima ntabwo nshaka ko ndabazi. Ukaba ariyo mpamvu babahanzi tuzi bamwe icya kabiri bishobora guterwa n'uburyo wabyinjiyemo. Hari abantu binjira mu kintu nk'icyo ari ukwigana abandi, cyangwa se kuvuga ngo nanjye ngaragare ku itangazamakuru, numvikana nanjye ijwi ryanjye ryumvikane ku itangazamakuru, cyangwa ngaragare ku mashusho. Akaba ari icyo cyonyine gusa. Iyo motive ntabwo ifite ishingiro rifatika ryatuma ushobora kugera ku ntego. Urumva yabyinjiyemo nawe ameze nk'umuntu wabuze aho ahungira. Niki twabafasha se kugira ngo hagomba kubaho impamvu ifatika yatumye koko ibyo bintu byinjiramo. Niba ari impano yawe rega ishobora kuba itari mu kuririmba, ukabyibeshyaho. Ukabyibeshyaho. Rero hakwiye kubaho talent detection. Donc kwivumburamo impano, cyangwa se kuba wabwira n'abandi bakakubwira bati birashoboka ko wakwimenyaho da impano, ukavuga ngiye nkurikije uko niyumva n'ibyo nkora n'ibyo numva abantu bamvuga n'iki, mfite impano wenda yo kuririmba, cyangwa se mfite impano yo gusetsa abantu, cyangwa se mfite impano yo gusomera abantu ijambo ry'Imana bakaryumva bitagoranye, mfite impano yo kwigisha, mfite impano n'ibindi. Rero ikintu cya mbere abantu bakora, hari igihe bakora ikosa ryo kujya mu kintu ariko icyo kintu atari impano yawe. Ukabikora mu buryo buri puwa, ubyihatamo, ariko n'ubundi bikarangira nta musaruro bitanze. Icyo nacyo cyashoboka. Umuntu wamugira ihe nama? Namugira inama yo kwicara akigenzura, akamenya icyo ashoboye, akamenya impano ye. Kuririmba akamenya ko atari ibyo. Nicyo narimuze ngo talent detection, cyangwa se hari icyo bita career guidance. Hari icyo bita career guidance. Hari abantu baba professionnel muri ibyo bintu, akaba yakureba akakubwira ati kariyeri yawe ntabwo yabiye, ahubwo yabiye. Ndabona waba pasitoro ukabwiriza abantu, ukafasha abantu bakumva, ariko ntabwo waba umuririmbyi. Ndabona yenda se uberewe no kuba umuririmbyi. Hari abantu bafitemo impano. Ibyo bintu rero hari umuntu uvuka yabona ambassadors iri kuririmba, nakavuga tusha reka ngo urugero hari korari ishobora kuba ikivuka, sibyo? Urabona ko akundi haba wenda nk'amateraniro makuru, sibyo? Noneho amateraniro makuru abantu babatijwe kahita bavamo korari cyane. Iyo korari rero ikahita ivugutambo ambassadors. Natwe turashaka kuba nka ambassadors, turanga nka ambassadors, tukambara nka ambassadors. Icyo kintu navugaga cyo kwigana nicyo abantu benshi bagwamo. Kandi nk'uko bivuze, nge ndi umunyamakuru, kandi ukora ikiganiro gifite aho gihurira n'abaririmbyi. Hari aho rimwe na rimwe tugera kumva korari yavuze ngo turashaka kuzamuka ngo tukaba nk'abahamya ba Yesu. Ese murashaka kuba nk'abahamya ba Yesu? Mu by'ukuri urumva harimo ikintu cyo kwigana. Kuki mushaka kuba nk'abahamya ba Yesu? Kuki mutakubaka brand yanyu irenzi yabo ndetse ikaba yanarenga? Nese abahamya ba Yesu bo kuki batakuze bashaka kuba nka ambassadors? Yego. Abakurikiye Yesu kuki bubatse brand yabo bakavuga ubutumwa bakamenyekana, atari ngombwa ko bagendeye mu mujyo kwa ngo turashaka kuba yenda se nk'indi korari runaka bagenzi cyangwa n'izindi. Rero nicyo navugaga ngo abantu bajya mu bintu ari ukwigana. Ngo ubwo nabonye uriya muhanzi Fanuel n'urugero
ari kuririmba neza naremba nkawe nanjye ngiye byanga bikunda nabonye abantu bamukunda ari benshi nanjye nzakundwa nkawe aho rero wahosheje intego ahubwo icara urebe icyo ushoboye aba ari cyo ukora urebe impano yawe urebe impano ufite aba ariyo ukoresha ushobora kujya mu bintu byo kuririmba atari impano yawe kandi impano yawe ari ugucuranga gusa urabizi ko hari abantu bacuranga bien cyane korari zikabashaka abahanzi bakirwa babirukanka ariko adashobora kuririmba barahari benshi cyane hari abantu bashobora kuba bafite impano yo gutoza kuririmba ariko bo badashobora kuririmba cyo kirashoboka je rwose ndabizi hari abantu ashobora kuba afite yakwandika indirimbo neza ariko atarimba kuri microphone rwose akaba ari umu best writer of a song akaba yayandika neza ariko wamushyira kuri mikoro kavuga uti vaho rwose ntabwo kuririmba si ibintu byawe hari abantu bafite ubuhanga bwo gusesengura amajwi cyangwa se no gushyira indirimbo ibi twita ngo ni amanota kwandika indirimbo mu manota wayiririmba akakubwira ati aho ngaho iryo uraswase rwose iryo nota hagombye kugira inota rimeze gutya ariko wamubwira iti ririmba iryo nota kumva mu by'ukuri araririmbye ariko ijwi rye ntabwo ari ijwi nyine ryiza ntabwo ari ijwi ryiza ariko urumva afite impano ye rero abantu ntibige kudetectinga impano zabo niba wenda waba umucuranzi mwiza wa gitari aba ari byo ujyamo niba waba umuproducer hari abantu baba producer ariko batazi kuririmba cyane kandi bumva ibintu uririmba agahita akubwira ati kora gutya iyo ndirimbo byagenda gutya kugira ngo tuyirikodinge neza ntabwo twagana ku musozo utatubwiye ku nsanganyamatsiko ejo bundi mwaganiriyeho ku mpano no kuramya yego muri kubaza abahanzi abantu babasha kwandika indirimbo no gutoza abatoza muri make nihe mpamvu ibaho kugira ngo wenda hari abatarakurikiye impano no kuramya ariko mbararikira no kujya muyikurikira muzajya mumenyeramo byinshi ni ukuvuga ngo hari igihe ujya kuri tele cyangwa se nkagenda umuririmbyi kuririmba ahantu runaka ugasanga kuri ariya mbere n'iya kabiri ivo n'iya gatatu baririmbye ibintu kabisa kandi bicuranze kimwe rimwe na rimwe hari n'amagambo agenda agarukamo wakurikirana impamvu ugasanga umutoza n'umwe ugira ngo abo bantu mwaraganira aricyo bababwira ni cya kindi nakubwiragaho cy'abantu bajya mu bintu bagiye kwigana ariko n'abatoza nabo babikiramo ibibazo kwigana ntabwo turabivuga ku baririmba gusa turabivuga no ku zindi ngero twatanga no mu baproducer byabamo mu bacuranzi byabamo kubera ko wenda niturenga ku muntu uri kuririmba asohora ijwi rye ririmo umutumwa buvuga iby'Imana kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza nibigera mu baproducer bikagera mu bacuranzi byo harazamo n'ikintu cy'umugati kuko bariye abantu babikoreramo amafaranga twanze tubyemeranyeho kuko umuririmbyi cyangwa umukoriste ugiye gucurangisha indirimbo arishyura ibyo turabizi ntabwo wajyana indirimbo muri studio kuyirikodingisha utari utanga amafaranga so abo bantu rero babibyaza amafaranga babikora babibyaza amafaranga ndavuga abo producers abo batoza nabo turavugaho abo bantu babikora bakorera amafaranga bashobora gukoramo amakosa icyambere ashobora gukora yageraho icyo nakwita nk'inganzo ye kikamukamana cyangwa se service atanga product ye ikamubana nke kubera ko abakiriya babaye benshi kandi hari icyo agomba kwa kugira ngo agire icyo yinjiza niba agiye agatoza indirimbo ku Muhima mu bahamya ba Yesu yagera icyangugu muri korari runaka naho agahita afata wenda amagambo wenda ntagarure ya magambo ariko agafata incurango ya indirimbo akayishakira wenda agahindura amagambo ariko umwambaro nakwita ko ari nk'icurango ya ndirimbo y'abahamya akaba ari wowe yambika ya ndirimbo ya magambo hari n'abashishura indirimbo kandi ari umutoza umwe ubikoze nigeze guhura nabyo twacuranga indirimbo ukumva amahande barahamagaye ngo iyo ndirimbo ni iyacu n'amagambo asa yarahinduye akantu gato ibyo rero nabyita ko byo navuga ngo ni ubuswa tugana ku musozo ni ubuswa ibyo bintu ntabwo bikwiye no gukorwa nihe nama waha abatoza n'abacuranzi so abatoza rero n'abacuranzi
nibakora ibintu byabo mu buryo bwa kinyamwuga. Icyo ni cyambere babishyizeho umutima kandi bashyiramo ubunyangamugayo, baba abantu b'Imana, baba abantu b'Imana mu byo bakora, be kwita ku nyungu cyane, ahubwo bite kuri serivisi baha abantu. Ariko n'abaririmbyi bagomba kutarangara, abaririmbyi nabo nibabe maso, be kubindangare, bagenzure ibi bintu aduhaye ko twumva biri gusa n'abahamya ba Yesu. Kuko ushaka kumva yuko uzaririmba style nk'iy'abahamya ba Yesu cyangwa nk'iy'abakurikiye Yesu cyangwa nk'iy'abandi, ahubwo nawe gerageza yo creativity. Sinzi uko nabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko ni habeho creativity kuri bose. We gufata ibyo watoje abangu ujye kubitoza n'abandi, kandi nawe hari n'abantu bagura indirimbo by the way. Abantu bagura indirimbo nabo nk'amakora aragura indirimbo azagwa muri uwo mutego. Nibyo bisigaye bigezweho. Kuko njyewe indirimbo ninkugurisha indirimbo zikambana nkeya kandi abari kuzigura babaye benshi, nzacunga mvuge nti ubwo nayigurishije abikirehe, ninyigurisha nabi Musanze kuko batandukanye ntaho bazahurira. Byagorana ko nayigurisha wa Kacyiru ngo nongere nyigurisha n'Inyamirambo kuko bahora banyuranyuranamo bajya kuririmbana, banahurira no mu bitaramo kenshi. Ariko rege mvuga nti umuntu w'irusumo ku boda biragoye ko yazajya kuririmba i Rubavu cyangwa yazajya kuririmba i Kamembe. So ndayifashe rubwo ndi umutoza njyana i Kamembe, ariko nayo mafaranga nyaryo. Ibyo rero harimo kutabinyangamugayo kandi byambika isura mbi umurimo w'Imana. Tubinyangamugayo nk'umusaruro ugaragara mu mbuto za mwuka w'Imana uturimo cyangwa se udukoresha. Nge nuko nabivuga muri make. Ni ubutumwa waha bahanzi tuvuga ko batari kuzamuka cyangwa batari kumenyekana? Abahanzi batari kuzamuka hari igihe bavuga nk'urugero bati ntago twebwe turazwi ngo batuzamure, ntago kuri radio baducuranga, ntago kwibamba Info Network badushaka, twese turabastari. Kwibambe Info Network, kwibamba Info Network bazakwakira kuko hari igifatika wazanye. Yego, cyo ni cyambere tubanze. Nigeze kuvuga nti cyema cyagiyuza akeza karigura. Nuwango wowe bere na mbere banzu haranire gushaka ibyiza. Ngeze gutanga urugero rwa korari Inyenyeri z'Ijuru. Nubwo bazamukiye muri COVID-19 ariho bamenyekanye cyane, ariko irandirimbo yabo yiza kubitaririmbwe neza, irandirimbo yabo yiza kubitaririmbwe neza, ubusanzwe bataririmba neza ntago none ntacyo byari gufata. Nubwo harimo ubutumwa bwiza bwa corona, ntabwo aribo baririmbye indirimbo za corona virus bonyine. Ndabeshya? Oya ntago beshya. Nubwo twaravuga ngo bafatiranye ngo nibe bya corona, nase nibo baririmbye indirimbo za corona virus bonyine. Ahubwo nuko bakoze igihangano kiryo. Ahubwo icyambere byahuye n'ibihe twari turimo, ubutumwa buje bukenewe bugendanye n'ibihe turimo. Ariko icya kabiri bwifubitse umwambaro mwiza, bwifure by'umwambaro mwiza, bukoze neza, buririmbwe neza. Rero abantu nibaharanire gukora ibinozo. Cyo ni icyambere. Niba uri umuhanzi, waba uri mu cyaro, waba uri hehe, waba uri mu mujyi, kora ibintu binoze. Waba ari bwugitangira, haranira gukora ibintu binoze. Hanyuma icya kabiri, numara kubikora ubizane ku karubanda. Ngo ndavuga iyo ubizanye mu itangazamakuru, ubizanye ku karubanda. Nubizana abantu wigeze utanga urugero rw'umuhanzi Vumbiriya. Se Vumbiriya yarazwe, ariko indirimbo ya mbere igicurangwa kuri radio mu mpano no kuramya akazamo akavugwa akavuga ibye. So no kuri YouTube abantu batangiye kumumenya, nibwo yagiye hanze. Ibyo byose rero mba mvuga wowe ko ariko yaza adafite ibintu byiza, nta wari kumukurikira ngo ajye kura, cyangwa yakora ikintu cyiza kimwe ubutaha kazana ibibi. Ndavuga nyine bidakoze neza, byari kurangiriraho. So abantu bari gukora ibyiza be gukura mu ruki, ndavuga be kudohoka ni wahozeho. Hanyuma n'abagitangira bikaba bitaragenda neza, ubu nabo tubahaye, navuga ngo tubahaye umukoro, tuberetse password, tuberetse icyo bagomba gukora. So nibakore, kandi noneho ababigiyemo atari ibyabo nabo, nyuma yo gukora detection ugasanga iyo talent atari yawe, give up. Ngenda kuvuga nti give up, ahubwo urebe ikintu ushoboye. Gerageza niba uririmbye ukabona biranze, ukabona ntago ari ibyawe, jya kwiga gitari. Niba byanze reba yiga piano, niba byanze jya kubwiriza.
nk'uko n'umucuruzi hari ukuntu umuntu acuruza Akabona yabona ibigenda ahombeye neza. hamwe Ati, hari aho agahindura nabishobora. bizinesi akajya mu yindi akajya ariko igihe kikazagera ugasanga ari gutanga n'ubuhamya bati natangiye ncuruza imineke ndahomba mbivamo njya gucuruza wenda caguwa birahomba mbivamo njya gucuruza wenda se mituyu niyo nzamuye kuvuga ngo ibintu byose tugomba burya kujya tugerageza kureba icyo dushoboye ko abantu bose ntago bashobora ibintu ntago abantu bose bazaba baririmbye ku isi yose ntago abantu bose bazaba ababwiriza ahubwo buri muntu wese agomba kugira impano ye kandi izo mpano zose birakeneye ko uko ubwo budasa burakenewe kugira ngo habeho kuzuzanya mu murimo katugane ku musozo ya twagana ku musozo ariko ubwo twongera kubwira nyine n'abarimo gukora ari abakora ibyiza bamenyekanye muhozeho kandi mujye muza no mu itangazamakuru nta kibazo yego baze tubamamaza feel free n'ababitinya n'abumva ko atari ngombwa ni ngombwa n'abafite imyumvire yo kumva ngo ngiye ngo ntago najya ngo kwiyamamaza ngo na Yesu ntiyamamaje iyo myumvire imeze uko wowe ntago tukwenga uzaze wiyamamaze uzaze wamamaze ibyo ukora niba uvuga Yesu ngwino mwamamaze mu itangazamakuru nkuko n'abakora business bazamamaza mu itangazamakuru ngo zimenyekane nawe niba warahisemo kwamamaza Yesu ubutumwa bwe ngwino mu itangazamakuru ubwamamaze nunamenyekaniraho nabyo nta gihombo kirimo ibyo rwose ndumva aribwo butumwa nabasigira mbabwira nti mukomeze mukorere Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo nitutagwa isari tuzasarura bishimishe kandi tuzahembwa bishimishije yego cyane urakoze Valence bakunze babambe Info Network ngira ngo mwimviye byinshi Valence n'impanuro abahaye abivuze nk'umushakashatsi cyangwa se nk'ubibamo gukora ikiganiro Imana no kuramya ibasamo yazuzuye kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro abahanzi mbere w'iminsi 7 cyangwa se dimanche cyangwa se Sunday guhera saa moya buri wese arumva mu rurimi abashije kumva ngira ngo mwumvishe byinshi babahanzi twatangagaho urugero bose twumvishe ko bakora ahubwo wenda nibaza ahagaragara nibaza n'ibyo bari gukira kuri YouTube channel nibabizane tubishyira ahagaragara bakomeze bavugwe umurimo w'Imana bawukore waguke apana kuri YouTube channel gusa n'aba bahanzi batinya gushyira ahagaragara ibyabo bakavuga ngo ntago tuzwi ntago tuzabamenya nimutaza tuzabwirwa n'iki nimuze ngira ngo mwumviyemo byinshi cyane kandi bibafitiye umumaro Valence wakoze Imana iguha umugisha kubana natwe mwakoze namwe Info Network ibambe Info Network kudutumira mwakoze namwe muri ku murimo mukomerezaho kandi turarikire n'abantu kujya bakora subscribe ibiganiro nk'ibi ngibi ni ibiganiro byubaka ndabivugira ko hari bindi usanga ari nimwe biri kuri za YouTube bitubaka kandi ugasanga nibyo uri kumva mu kazi kandi ugasanga nibyo uri gukurikira rero ibiganiro nk'ibi ngibi uba ushobora gukurikira ukavanamo ibyatuma imikorere yawe ihinduka cyangwa se hari inspiration ugira ibi bajye babikurikira ba subscribing nigeze mvugiza ijambo share gusangiza abandi basangiza abandi babwire bati hanaha wahakura ibiganiro biryoshye byumvikana neza bimeze neza so rero turabashimiye namwe mukomeze mukorera Imana n'igihugu ngira ngo hari slogan ngo service de Dieu service du pays so ibi rero birakwiye namwe turabashimiye cyane kuba mwadutumiye Imana ibaho umugisha yego urakoze Valence naho butaha kuri mikoro mwaye muri kumwe na Baganizi Miriam ndetse na Valence w'Imana umunyamakuru kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro bye bye naho butaha